twongeye kubaramutsa inshuti zacu, abakunzi bacu, amahoro y'Imana abane namwe. Twongeye kugaruka kandi biratangaje ndi guha Apostle ikaze kandi ari mu rugo. Ntacyo bitwaye twese turabana mu rugo kwa data. Apostle twishimiye kongera kubona kuri izi kamera za YouTube yacu, kandi uru n'urubuga Imana yadushiriyeho kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza. Rero ndamya nashidikanya yuko wowe udukurikiye hari icyo uzasarura. Rero impamvu muri kutubona ahangaha hari insanganyamatsiko twumva umwuka ari kutuyoboraho n'ubundi ndi mu cyerekezo cy'umushumba Imana yamuhaye, n'ubundi tuzakomerezamo, ariko none turashaka kuzabigira ibintu bihoraho, kandi hari n'ibintu byiza Imana iri kudutegurira umushumba azakomeza kubagezaho. Uyu mugoroba rero pastor nifuje gutinda cyane ku kintu kijyanye na topic yanyu cyangwa se n'umuhamagaro wanyu. Ndifuza mu magambo make mu Kinyarwanda insanganyamatsiko cyangwa se iki cyerekezo cyanyu no gushyira urukundo mu bikorwa. Nicyo ndifuza kubanza kubabazaho. Ese kubera iki Imana ihamagaye umuntu inagendera ku muhamagaro w'ikintu abatuwe afite? Kuko Imana ibabwiye ngo shyira urukundo mu bikorwa cyangwa bwiriza abantu bajya shyira urukundo mu bikorwa. Ubundi niyo mpamvu Imana yaguhisemo, cyangwa iyo witegereje neza mu mpamvu y'umuhamagaro wawe ubona ari iki Imana yagendeye guhamagara kugira ngo ubwire abantu b'Imana kongera kugira urukundo? Urakoze. Ndagushimiye cyane, kandi nsuza n'abaduteze amatwi. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Ku kibazo umbajije, yego, kivuga love applicable cyangwa urukundo mu bikorwa. Yego. Nkubwiye ngo Imana yagendeye kuki ntabwo mbizi. Ntabwo ngize by'ukuri mu buryo ufatika, gusa ndi umuntu ukunda kugira impuhwe. Yego. Ndi umuntu ukunda kugira impuhwe, ikindi nkaba nshobora kukwitaho nkanibagirwa. Hari icyo yagendeyeho ntabwo mbizi. Yego. Ariko ntekereza ko kuva mu bwana bwanjye ndi mutoya, ikintu kinezeza muri njyewe kibaho no gukorera abandi. Iyo nkuri umuntu ikintu nkabona arishimye, yego, numva ari umunezero wanjye. Hanyuma rero ndifuza yuko tugira amagambo amwe namwe cyangwa se inkingi, ko nanjye maze iminsi mbyibaza nkavuga ko urukundo hari igihe akenshi na kenshi turenganya abantu tukavuga ngo umuntu ntago azi gukunda, uyu muntu ntago azi kwita ku muntu, uyu muntu ntazi urukundo icyo ari cyo. Ariko mu by'ukuri ugasanga akenshi icyo tunarenganyiriza n'umuntu nta nubwo azi ibyo ari byo. Wakumva ibyo yagukoreye ni urukundo, akavuga ati njye nakoze ibyo nari nshoboye, njyewe nakoze ibyo nabonaga byari bikwiriye. Nyamara nyiri kubikorerwa we akumva ko hari izindi pourcentage wari gukora zirenze izo ngizo wakoze. Icyo kintu mukivuga hirya. Urabona akenshi iyo uri gushira urukundo mu bikorwa, yego, icyo kintu uhura nacyo. Kuko n'ubuzima busanzwe hari ukora mvuka wahereza umuntu igihumbi, we ntabone ko icyo gihumbi ari cyo wagomba kumuha, ugasigara atekereza ko bisigaye wowe utamuhaye, abamuhaye 5 biri hirya cyangwa 10. Urabutse rero uri gushira urukundo mu bikorwa cyangwa uri gukora ikintu cyananiye abandi, yego, ntiwitege kuzahura n'ibyo bintu, waba uzakomereka cyane kurushaho. Rero njyewe inkingi y'urukundo mu bikorwa, yego, iri muri Bibiliya. Yego. Muri Bibiliya ni igitekerezo cy'umusamariya w'umunyembabazi. Ariko kandi Yesu yakivuze ubwo bari bamuhoje ngo amateka aruta abandi gukomeye, bikambivuga gato. Baramuhoje ngo tubwire, yego, itegeko rushandi gukomera. Habwira gukoresha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe nk'uko abantu babizi, ati kandi ukuri mugenzi uko wikunda. Ngo umwe muri bo yigira shyashya, avuga ati ko mugenzi wanjye ninde? Ngo nuko Yesu kugira mubwire ngo n'uyu nguyu, ahubwo mubwire ntuza umugani. Avuga ati umuntu wavaga Yesu ari magiriko. Aho ni hehe? Ni muri Luka ibice bya 10, iyo yenda uhere ku 25. Yego. Niwa urubyumva neza. Avuga ati umuntu wavaga Yeriko amanuka, wavaga Yerusalemu Yeriko, ageze mu nzira ahura n'abambuzi, baramufata, baramwambura, baramukubita, bamugira nabi, ngo bamusiga abura aho gato ngo apfe. Hanyuma abatambyi bahanyuze barakikira, Abalewi barakikira. None
ngo haza umuntu yego wari udafitanye utanamuzi w'umusamariya n'ubundi muri rusange muri Bibiliya abayuda n'abasamariya baranenanaga noneho haza umwe ba bandi banenana ahageze we agira umutima w'imbabazi ngo araza aramwomora amushyira ku ndogobe amujyana mu nzu y'abashyitsi rero urukundo mu bikorwa akenshi ni ukugirirwa neza n'umuntu utari witeze ikindi ni ukugira neza umuntu ariko nta nyungu umutezeho ikindi hari igihe ufasha umuntu cyangwa ujyana neza umuntu kuko urukundo yenda abantu banabyumve ntabwo ari ugutanga kuvuga ngo kuri kuko Paul yaravuze ngo nubwo natanga ibyo mfite byose ariko nta rukundo ubwo urukundo ni ikintu kiri biyondeye gutanga niba ngo nshobora kuguha nta rukundo rurimo se hari n'igihe wajya n'abantu bakurebe none se dushobora guhera buri kintu ugafata selfie ukanagipostinga bakavuga bati kamarade yahaye aposta mu telefone ese ubwo rero ni urukundo kandi bivuga ngo icyo ku byo gutanze kuri musore ko ukazabimenya ni ikintu gumana muri wowe ariko wagikoze niba kiraguma kikagutitiriza cyane muri ryo wango ukora kiriya kintu cyane kikakubyutsa kikakubuza amahoro kikakubuza gusinzira yes ukumva nturi ubona amahoro udakoze cya kintu uko nukuri kandi ukagikora wumva udatekereza ko abantu bagomba kukigushimira ego uramutse ukoze icyiza ushaka gushimwa na niwe hano navuze nabwo wakomereka kuko kugira umuntu agushime bisaba kuba wasatisfiveje bezweze zose kandi ntabwo wazirangiza ntabwo wabishobora icya kabiri dufata urugero yenda no ku Mana natwe ubwacu nk'abantu b'Imana iyo ikoze ikintu umunsi dukoma amashyi ariko bwaca mu gitondo twavuga ariko Mana ubundi wagiye ishimwe rikabura rero ngiye nk'umuntu nawe nk'umuntu ntabwo ushaka gusa kukunezeza kugira ngo abantu bagushime ahubwo ni igikorwa cyo kunezeza ubwami tubamo igikorwa cyo gukorera Imana yego hari ahantu muri Bibiliya hari ijambo riri muri Yohana ibice 13 umurongo wa 34 hari amagambo Yesu yabwiye abigishwa be nshaka yuko n'ubundi muri buze gukomeza mudusobanuriramo kuri insanganyamatsiko yacu turi kuganiraho Bibiliya avuga ngo Yesu yabwiraga abigishwa be aravuga ngo ndabaha itegeko rishya yego ngo mukundane nk'uko nabakunze yego mube ariko namwe mukundana yes urukumva aka kantu nagasurinye ngo itegeko rishya rishya kuko nicyo bivuga ngo new commandment rishya no kuvuga ngo Yesu abwiye abantu abwiye abigishwa be hari n'ahandi yigeze kubabwira ngo nimukundana nibwo bazamenya ko ndi muri abigishwa banjye nyakuri kandi nk'abandi muri mwebwe bashaka kuvuga ngo ese badutandukaniriza hehe ese bazadutandukaniza abo ngo nibabona urukundo nibabona imirimo yanyu myiza bazahimbaza so mu ijuru kandi mukundana nibwo bazamenya ko muri abigishwa banjye ariko none ndashaka gutinda kuri uyu murongo ngo dore ni ukuvuga ngo atangiye ari kuvuga iyi nteruro iri gutegeka dore ndabaha itegeko rishya yego ngo nimukundana umukundane nk'uko nabakunze muba ariko namwe mukundana yego rero niyo nifuza gutinda kugira ngo udusobanurire nifuza unsobanurire uburyo umuntu byamworera kugira ngo akunde umuntu wamugiriye nabi arakoze noneho unsobanurire uburyo byanyorohera ujya ubona ukuntu abantu basigavuga ngo ngiye muri kampani ntabwo na hamwe ne wacu akazi kubera ko umuntu dusengana ntabwo namuha akazi abigira ibyanjye umukorege ntabwo namuha akazi ibi bintu nabyo uze kunsobanurira nkubarije ibintu byinshi cyane mwe ariko ndagira ngo ntaza kubyibagirwa muze kunsobanurira ibi bintu reka mbaho umwanya mufashe abadukurikiye murakoze ikibazo kamado ni cyiza kandi gifite imbaraga ariko reka manze metse nkaho navuga ngo mpere ku hasi gatoya Yesu abwiye abigishwe cyangwa abantu barababwiye ngo mukundane nk'uko nabakunze yego ubundi buriya gukunda ni ukwishyura ideni
kuko arimo arababwira ngo narabakunze none namwe mukundane. Ni nko kuvuga ngo nabakoreye ibi ngibi namwe mukore ibi ngibi. Bivuze ngo ni ukwishyura ideni. Niyo mpamvu yababwiye ngo niba kugira ngo abantu babone ko munkunda ko munyubaha nuko mukundana ubwanyu. Ahangaha rero ni ukwishyura ideni. Yadukunze gute? Twese turabizi. Yadukunze tumaze gutakara muri Adamu akiva mu ngobyi y'Edeni. Natwe twatakariye muri we. Ariko arangije Yesu araza aradukunda aratugarura muri Adamu wa kabiri ari we Yesu. Ariko noneho amaze kutugarura mu rugo natwe adushyiramo ideni. Aravuga ngo namwe niba narabakunze namwe mukundane. Reka nongere icya kabiri. Igihe kimwe Yesu yasanze Petero yagumuye abantu bagiye kuroba. Ntabwo yigeze abaza Petero. Ubu ni muri Yohana 21 kunyabare kuri kunyanja Tiberiya. Ntabwo yigeze abaza Petero ngo amubaze ngo Petero kubera iki wagumuye abantu? Ko naguhaye inshingano, ko navuze ko ari itorero rizaturukaho. Ubwo yamubaje ngo Petero urankunda? Niba unkunda ragira intama zanjye. Bivuze ngo kwereka Yesu ubundi ahantu hari quotation iteye ubwoba abantu tugomba gutekerezaho cyane. Yesu aje Petero niba unkunda ukawubyemeje iragira intama zanjye. Bivuze ngo Yesu we nta rukundo rw'amagambo burya abona. Ahubwo abona urukundo rw'ibikorwa. Aravuga ngo niba unkunda aragira intama zanjye. Arongera avuga Petero koko urankunda? Ati ndagukunda. Aravuga ati none uragira intama zanjye. Rero hari imbaraga z'urukundo ariko zikoresha umuntu ariko akabikora nk'ideni. Icyo warumbajije rero ese gukunda umuntu wakugiriye nabi waguhemukiye ese biroroshye? Reka mbwire abadukurikiye ko ntabwo ari ikintu gipfa kuza gutyo gusa. Kirakomeye ariko kirashoboka. Mu by'ukuri pe ntabwo umuntu yabyuka mu kanya kubera ko umuntu yenda n'umurozi yakwiciye umwana cyangwa n'ubundi buryo yaramwishe cyangwa yakubije amahirwe business yari ihombeje n'ibintu nk'ibyo ngibyo uvuge ngo okay numukunze gutyo gusa. Oya, dore ikintu kiba rero. Iyo habaye kugereranya urukundo Yesu yagukunze naho yagukuye nicyo yagukijije ukagereranya nicyo wa wundi yakoze, akeshi utangira kumubabarira. Icya kabiri, umutima w'umuntu ukora neza akeshi ubuvirirana kamara. Ubuvirirana burya ntabwo wishimye kuko icyo yagukoreye umuntu yaguciye ukuboko urabireba kandi ntabwo byibagira muri wowe. Umuntu yakugiriye nabi urabireba. Yahombeje company yawe urabireba. Ariko akongera akaza kongera uvuze nabi birakubabaza. Yakora ikintu kibi kigutandukanye n'abandi. Kumuha andi mahirwe. Ntabwo yamuha wishimye tugwizanye kore. Ahubwo yamuha kubera kuri kwishura ide umutima ukurya ubabara ukabikora. Ngewe ndabizaye n'igihe ushobora kumva wanamubwira nawe utari ko urongeye kucura kabiri ariko urukundo rwa Yesu ukavuga ngo oya ukakimirana ukavuga uti Yesu ashimwe. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo ni indyarya ariko atari uburyarya ahubwo ni ibintu byarabaye bimugiraho ingaruka muri we. Ariko mu by'ukuri yakora ikintu bati urasa gikoza gikwiye ku mutima ariko kiba kivuye ku mutima uri kuviriyana ariko ugasohoramo ibyiza. Yego. Noneho rero ndashaka dutinde kuri kino kintu. Ndabariza uyu muntu ese ni gute nashobozwa kugira neza uyu muntu mutubwiye izo ngaruka zizanwa n'abahemutse bahemukiye. Noneho ni gute nabishobozwa noneho rero kugira mbashe gukunda umuntu nk'uwo?
impamvu navuze ngo natangiye mvuga ngo biravunanye biragoye ariko birashoboka. Nta wundi muntu wabigushoboza wenyine keretse Yesu. Ni Yesu kuguba muri we ukaba deep muri we, niwe usa nk'afata ibikomere akamenaho amazi ukawagira undi neza. Ariko birashoboka. Inama ifatika nta yindi nuko umuntu asenga, ikindi cya kabiri akareba urukundo Yesu yamukunze. Kandi wibuke ko hari ikindi kintu Yesu yavuze. Kandi biratubwiye ngo ndabaha itegeko tubwirijwe. Urumva ni itegeko. Kandi ngomeze nkunde, ngomeze mfashe, ngomeze ngire neza kandi rezilita zibamo urumva uramutse ufashije uzi ko abantu bazakwitura. Yego. Ugagira ukuri uzi ko abantu bazakwitura. Yego. Nta nabwo watera kabiri. Rimwe Bibiliya iravuga ngo nyanyagiza imbuto yawe. Kunyanyagiza. No kunyanyagiza imbuto yawe. Ariko ku mazi kandi umva amazi arayishokana, aho rero ntabwo wasarurira aho wanyanyagirije. Nabonga amazi ayajyana ahashaka. Ayijyana. Rero ubuzasarurira ahandi hantu utazi. Rero ntabwo wakunda umuntu ngo umugirire neza uzi ko nawe azakwishyura. Ahubwo ugomba gukunda kubera ko ari itegeko Yesu yatanze ngo mukundane. Niyo mpamvu hari ibintu abantu bavuga ngo wiringira umwana w'umuntu cyangwa uzi umwana w'umuntu avumwe, ugasanga umuntu yenda rimwe n'imwe nta nabanye n'abandi ari ahagaze muri iyo ntuza. Ariko kwizera umuntu no kumukunda biratandukanye. Yesu yatubwiye ngo tumukunde, tubakunde, dukunde abanzi bacu. Ariko urwo rukundo tubereka tubaha ni ukugira ngo bahinduke bamere neza. Ariko kubizera ntabwo yabitubwiye. Kubizera ntabwo yabivuze. Niba ngo ugomba kugira amakenga. Cyane. Kuko nanone umuntu umuhaye kampani arayirigishije iragiye. Mu gitondo yenda ari manager. Nese mu gitondo ubonye shomeri ari mu kazi, wakongera ukamuha privilege, ukamuha uburenganzira bwose bwo gusinya kuri sheke, umuha akazi kugira ngo akomeze atere imbere. Ariko hari uburenganzira usa nk'urimita kuri we, kandi nabyo aba ari urukundo. Kuba utamufungishije, kuba utamugize ahandi hantu, ni urukundo wamugiriye. Ariko ukavuga uti baho. Yego. Hanyuma Apostle turi kugenda kuko iki kiganiro tuzakomeza kugira tukigira abantu badukurikira aha ngaha bazagenda bagira ibyo bungukiramo bitandukanye. Ndagira ngo noneho ugire impande ebyiri uganira nazo. Hari nabivuzeho, hari ukuntu umuntu avuga ngo sinzongera kwakira abantu mu rugo rwanjye. N'umuntu abona ufite nk'abantu mu rugo akakubwira ati cyangwa runaka umuntu ufite kamara buriya runaka azabishobora gutunga abantu mu rugo. Ati navanye abantu mu rugo rwanjye, ni abantu ikeneye, nzajya bafashiriza hakurya iyo, ariko ntabwo nshaka iwanjye. Cyangwa ati nta muntu w'umuryango nzaha akazi, umuntu dusengana si we yankanagira mu kazi. Ubona ndashaka umbwire impamvu ubona zitera abantu kumera uko nguko, unatugira inama kuko uri kutwigisha urukundo, unatugira inama y'icyo twakora kugira ngo uwo muzi we kurandura, kuko uwo muzi nawe wari umuzi mwiza mu by'ukuri. Bakoze muri Yohana haravuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Hanyuma iri jambo baduhera avuga ngo ndabiteko rishya mukundane. Hanyuma Yesu we muri Yohana n'ubundi igice bya 3:16 aravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itaba umwana we w'ikinege. Bivuze ngo gukunda, urukundo ni ubumana umuntu. Noneho rero ahantu hari ubumana na Satani arahizingira cyane. Niyo mpamvu mu rukundo rero abantu bakomerekera cyane, nuko hari mu bumana. Rero ibyo rwose bibaho, umuntu igikomere cy'ibyo aboneye kumwe atatekereza ko yamugirira nabi kigakura kikaba kinini cyane, kigasumba urukundo rwa Yesu, kigasumba papa, kigasumba umugabo. Umuntu wose yabibona
agasigara acimigari ntawe utinya ishamba kintu yahuriyemo nacyo cyane kandi in fact wamwumva ukumva birumvikana ariko mu buzima umuntu akenera andi mahirwe kuko nima itanga amahirwe umuntu akenera andi mahirwe hanyuma rero hari n'igihe umuntu nk'uko bivuze ugasaba umuntu avuga ati jewe nta muntu wo mu muryango wazi iwanjye nta muntu wancumbikira iwanjye so kugira ngo umuntu ashobore kureba iki kintu bimusaba kuba afite umutima w'imbabazi uruta ibikomere. Imbabazi ziruta igikomere nizo zishobora gutuma umuntu yakira abantu kandi ejo hari abandi bamwibye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, umutima ushobora kumva ko Yesu tumuhemukira yaradukunze nawe akatubabarira kandi ubwo urumva iyo akubabariye icyaha wakoze arakubwira ngo genda nawe ugire utyo. Niba tubyukira kitegerezo cy'umusamariya yageze arabaza ariko ninde mugenzi w'uriya muntu ari abamuciyeho ari na mugenzi we abavuga ngo nuwamugire neza yasabwe atokegenda nawe ugire utyo. Bivuze ngo biba bisaba kwibuka ko nawe hari ahantu wigeze kugera mbega uri hasi ukagirirwa neza ukagaburirwa ugacumbikirwa n'undi muntu utazi. Noneho Yesu kuko ariwe wakuyoboye abagushizemo ideni ahubwira none akubwira ngo nawe kugira ngo unyishyure jya nawe ugire utyo genda nawe ukore gutyo. Ariko mu by'ukuri kugira ngo ushire abantu mu rugo kugira ngo abantu musengane ubizere birasaba kugira imbabazi ziruta ibikomere. Imbabazi ziruta ibikomere, urukundo rukaruta ibikomere kuko igikomere kirahari kandi kiranababaza kiranavirana mu muntu rwose. Ariko imbabazi zizamutse zigahura n'iza Yesu n'urukundo rukazamuka cya gikomere kigenda kimaruka gake gake ukisanga wababariye ukisanga wongeye kwakira abantu. Icya kabiri, Satani akoresha abantu ngo atugirire nabi ariko n'Imana ikoresha abantu kugira ngo itugirire neza. Rero ntabwo wamenya wasanga Imana igutumyeho umuntu ukamurebera mu ishusho y'abo bandi bakugirira nabi. Icyo gihe rero wikangura umugisha guciyeho. Ndimo yenda ngira ku musozi cyo rombajije hari abantu benshi bafashe imyanzuro amagambo nta yandi umuntu n'umuntu gutyo mbega nibyo ngibyo. In fact no mu nsengero abantu barabyigisha aho bari bazi kuguye n'inyigisho z'ibikomere aho bari bazi kuguye abantu barakwanze abantu barakujugu ugasanga n'ibikomere. Rero bisaba umutima wuzuye imbabazi wuzuye urukundo kugira ngo dushobore kuba twagirira neza babandi batugiye nabi. Bibiliya buriya ni nziza. Hari umuhanuzi witwa Hosea yagize umugore umugore we imwe aragenda nyine arahukana agezeho ashaka n'abandi yari indara byaragira gute Imana yamubwira ngo genda wongere umuzane aramuzana. Noneho Imana yamubwira ngo niko n'ubwoko bwanjye bumeze. Rero akeshi kuko twasanze ko itegeka akaba ari n'ideni byo gukunda Imana ibidushira imbere kugira ngo uko idukunda natwe ariko dukunda abandi. Noneho kamere yayo yuko twebwe navuga ngo turagenda tukayisiga tukaza ko tukayisanga. Kandi dore kiri kintu gisetsa iyo tuva ku Mana turijyana tugenda turimo no gukenguza ko ari umuntu tubonye ariko kugira tuzagaruke ku Mana itwoherereza ijambo ryayo cyangwa ikatwoherereza umuntu urumva n'urukundo rwo ruvuga ngo ariko hari umwana wanjye wazimiye reka njye kumuzana. Ni nako natwe dusaba ko umuntu nakora ikibi akiheza akajya hirya wongera uvuga ngo ari wongera umutumaho cyangwa ukamuhamagara ukabwira utari ko muvandimwe twari tumeze gutya byari byaragenze gutya uko biri kose umwanzi yanga urukundo niyo bitambitsemo. Ariko niba wumva hari akantu gato kakikuremo ngwino twongere dukomeze. Naho ubundi nta wundi muntu
wadushoboza ni Yesu wenyine. Munyemerere mbwire abadukurikiye bose aho muri, ndabizi pe biragoye kugira ngo wongere ukunde umuntu wakwanze, kugira ngo wongere mbese ugenderane, ucumbikire, ugaburire cyangwa ugire neza umuntu wigeze w'icyizere yarangiza akakica, wigeze w'amahirwe akayica. Biragoye, ariko njyewe nasoza mvuga ngo reka twebwe tubitekereze, kuko ubundi buriya umuntu w'Imana ntabwo akora neza ahubwo atekereza neza. Muri Imana atekereza neza, kuko gukora neza simbizi niba, ariko utekereza neza. Ariko urenekereza ko wanatekereje neza unakora neza. Tekereza neza, reka tubitekereze neza. Umuntu arwane nacyo akigira umutwaro, ugitangira uyu munsi kikunanire, kinagukomeretse, ejo bundi wongere, igihe kizagera wisanga waragishoboye, ubone neza kirimo kirajya ku murongo, nawe uri muri gisha abana uti narabishoboye. Rero urukundo mu bikorwa ni ikintu kinini cyane, nibwo buzima, nibwo bumana, niyo mibereho. Kuko ubu no mu buzima busanzwe uramutse udakunda, urukundo rwaragushizemo, nawe ubwawe ntabwo uba wikunda. Buriya muri rusange hari igihe umuntu yubaka igipangu akagifunga, akagira ngo kugifunga agakoresha ibirori imbere, abana afite imodoka ye n'iki, hanze hari abantu b'abaturanyi, yakoresha ibirori b'abana ntabahe, akanabirukana, ngo ubwo ngubu akagira ngo ni ukwikunda. Kuko buriya rukura no kwiyanga, kuko umuntu wikunda ahubwo areba ibizamugirira nabi akajya agirira neza. Rero kuba hari umuntu yajyanye ikibazo kumuheza, ntunamenye imigambi ye, ahubwo urimo wiyanga. Rero reka twikunde, ariko dukunda bagenzi bacu, niko Yesu yavuze. Njye nicyo navuga, mbega ko iyo ndimo nsa nk'ukonkirira nakonkiriza kujya ngicyo, hamwe no gusenga no kwizera Imana no kwinjiramo cyane muri Yesu, byose birashoboka. Imana y'umugisha. Murakoze cyane. Murakoze.